Turabashuhuje ikaze kuri channel y'iwacu Bikora Bite TV, channel twigaho ibimera bitandukanye mu buzima bwacu bwa buri munsi. Aho muherereye hose rero mu bihugu bitandukanye ukunda channel y'iwacu Bikora Bite TV, aho uherereye hose ndagushuhuje cyane cyane. Kuri uyu munsi rero tugeze ku giti mubona hano mu kitango cy'iwanyu. Ese iwanyu mugikoresha iki? Rero tugiye kwiga akamaro k'intobo, ariko intobo zikagira amoko ane. Hari intobo ariyo mubona iyi ngiyi, ariko intobo itagira amahwa niyo turi kwigaho uyu munsi. Hakaba n'indi ntobo igira amahwa imeze gutyo. Tukagira n'indi intobo bita intobo z'imicucu, tukagira n'izindi zikunda kumera ahantu abantu bubatse cyangwa bimutse, intobo bita intobo karemba. Imikorere yabyo iratandukanye. Iyi miti ni imiti myiza ivura indwara nyinshi cyane pe. Ariko indwara tuvuga ni indwara ziri physical n'iziri chemical. Uyu muti ho wose urakora nta kibazo. Rero nimba ukunda channel iwacu Bikora Bite TV, tubwira tukuganize igiti runaka, tukubwire n'umumaro wacyo, aho uko gikora n'icyo bivura. Ino ntobo bita intobo ikora ibintu byinshi, ivura indwara zitandukanye, zaba ari bino bita ngo ni ibihuherano. Hariho abantu batazi indwara ngo z'ibihuherano, indwara z'ibitegano, indwara ngo yarenga ibirozi. Kino gihe se hari umurozi ubundi ugitamika? Reka nabo bafite ikoranabuhanga ndugu yangu. Uko isi iri kugenda yihuta mu ikoranabuhanga, nabo niko bafite ikoranabuhanga riri hejuru. Sibyo? Kino gihe hari ibintu mubona mukabyitiranya. Hari indwara nyinshi usigaye ubona ukabona ni amayobera, ariko ibi bintu biriho, ibintu bitera abantu, ibintu bara badasinziriye. Ese utari wabyumva we basi yaranabibonye, utari wabona yarabyumvise. Ariko indwara ziriho hano hanze. Nk'urugero, ushobora nko kujya kwa muganga, kwa kundi nkunda kubashishikariza, igihe urwaye nta kindi kintu nyarukira kwa muganga, bagusuzume ibisuzumo byose bishoboka. Bafata amaraso, bafata umusarani, bapima ibiro, bapima mbese buri kimwe cyose. Hari ukuntu rero bagusuzuma bagasanga mu mubiri wawe urwaye amamfigisi yo mu maraso. Ese amamfigisi yo mu maraso uzi ari iki? Cyangwa bakakubwira ngo turagupimye amaraso yawe ni makeya. Ibyo ni ukuri, ariko ahantu bikunda kubera urujijo kuri bamwe, igihe bakongeye amaraso, noneho nyuma y'umunota umwe y'amaraso akongera akabura. Kandi iyo ndwara buri munsi ukajya uhora uyivuza ukwezi kumwe, abiri, atatu, ane, umwaka, mbese buri munsi. Ariko ukagenda unanyunyuka. Ubwo bucawe buriho kandi burembesha abantu pe. Ndamahanza mbabwire indwara iyi miti ivura, mbabwire ni gukoreshwa, ariko mujye mutega amatwi mwumve ibyo umuntu ashaka kubabwira n'uburyo wakivuza. Hari ukuntu urwara inkorora idacika, ariko iyo nkorora ikaza nijoro, cyane nijoro. Umuntu agakorora,
bamusuzuma igituntu wapi, bamusuzuma diyabete wapi, bamusuzuma umuvuduko wapi, bagusuzuma igituntu bagasanga nta ndwara irimo. Mw'abantu hano hanze abantu barababaye. Aba bantu rero kuri uyu muti nawo urabavura, ariko hari undi muti umwe bigendana. Hari n'indi ndwara iriho ku bantu bakuze n'abadakuze. Umugongo uribwa ahantu hamwe ukaribwa no mu kiziba cy'inda. Iyo ndwara ikakuzonga pe, ikakuzonga ku rwego rwo hejuru. Bagusuzuma ariko bikagendana no kuribwa mu ntege no munsi y'ibirenge, ukumva harimo ibintu bigupfumagura bikujombagura. Izi ndwara ziriho bantu banjye. Rero uyu muti abantu bafite bizinesi, twagiye ngo muganga nkeneye umuti wo gucururizaho, wenda ngo nkeneye ngo baranyaburira, mfata amafaranga aho nyashize nkayabura, mbese ndarangura ariko amafaranga ndanguje nta handi mba nayajyanye, ejo nagera gutya ngasanga amafaranga ntayo mfite. Ese byagenze gute? Tuzajya tubivuga namwe mwivuza, ibyo ntibitureba. Umuntu ashobora kuza, Kiswahili banasema ngo ni chuma ulete. Uchuma ulete ni cyangwa icyo bita madamu samaki magnet. Ni uburyo babura bizinesi yawe. Kwabura nabyo biri mu buryo bwinshi. Ushobora kuba wenda nk'urugero ufite umwana wari umuhanga mu ishuri, umuntu akaza akamukora nko mu mutwe cyangwa akamutwara umusatsi. Wa mwana wahoraga mu bana ba mbere ari wa mwana witonda, ikimenyetso cya mbere uzabona azatangira kwanga kujya ku ishuri. Nava ku ishuri azajya aza yananiwe, ubona yananiwe birenze ukwemera. Usanga ari wa mwana imyitwarire itangiye guhindagurika, ari wa mwana watahaga kare usanga asigaye ataha atinze, n'inzira yamuzanye akatangira akanayibagirwa. Ujye umenya ko uwo muntu yatewe. Uyu muti rero uburyo wavura uwo mwana, ukuntu wabigenza, ufata aya mababi y'intobo ukajya ashaka n'urufunzo rwo mu mazi ruhora rurembaremba, ruhora rugenda, icyo bita ikibunga, ukabimukarabya, utundi ukamuha, ukamuteka nko mu cyayi. Ibyo bigini bigenda bivamo. Kuri ba bantu baba bizinesi rero, nimba ushaka bizinesi, fata urubuto rumwe urumanike nko muri bizinesi yawe. Ushake icyo bita rwihindura, icyatsi bateka kigatukura, n'aya mababi. Ariko hari ikindi bita icyo bita ushaka bucawe, ni umuti uturuka Tanzania. Nurangiza ujye ukaraba, nurangiza ukurupe aho ukorera, ibintu byawe bizongera gusubira ku murongo, ucuruze ibintu byawe byongere bikundwe. Nubwo waba ufite ibintu byiza gute, ibyo bintu iyo byagezemo aba ari hatari. Ba bantu bacuruza, hakaza nk'umuntu akakubwira ngo ariko ngo iduka ryawe rihora rifunze, kuko urahora hafunze kandi wicayemo. Ibaze ko umuntu uri hanze ari kubona aho ukorera hafunze, kandi buri munsi uzinduka kare ujya hehe? Ujya gukora. Fata izi ntobo uzikatagure, uziteke, ayo mazi ujye uyakoropesha aho ngaho, unatera aho ngaho, ureke ibibazo byo bitazakunda. Imiti iriho kandi ubumenyi buriho. Kino giti abantu benshi bakunda kugica amazi bakabona kiri aho ngaho, ariko mujye mumenya ko buri kintu cyose gikunda.
nimba uri umugore buri munsi ukuramo inda ukuramo inda buri munsi, hari impamvu nyinshi zituma ukuramo inda. Hari icyo bita wenda muri gakondo cyangwa mu buvuzi bwa kinyarwanda cyangwa hirya iwanyu uko mubyita, akenshi dukunda kubyita ngo ni impano, ariko impano ikaviramo mu kwezi kumwe cyangwa amezi abiri cyangwa amezi atatu hagati n'atandatu cyangwa amezi 8 bitewe n'uburyo bayiregeye. Ariko ibyo bintu, ikindi kintu wenda ugatwita inda ikaba urubura, uyu muti rero wabafasha muri ubwo burwayi bwanyu, muri izo ndwara. Uwushaka uzabahamagare, nomero yanjye iraboneka ku bwinshi, dukurangire umuti wakoresha muri izo ndwara. Uyu muti rero ni umuti mwiza ku bantu bagira amafamu y'inka, abantu bakunda kugira imirima babura. Uyu muti uba mwiza gutera igiti ku ifamu yawe. Ku bantu borora ni byiza cyane kuko inka, ingurube, inkoko, intama ni mwiza cyane, hari ibintu byinshi ukinga muri izo famu. Uyu muti ni umuti mwiza ku bantu bakunda kurwara umutwe w'umutererano. Uyu muti wababera mwiza uwukoresheje mu kwivuza. Kino giti bita intobo, ari ku bakobwa bazinze cyangwa ku basore bazinze ukamara imyaka myinshi udashaka, uyu muti wagufasha ukizinguza, ukajya uwukaraba ukanisigaho. Ariko hari indi miti 4 bavangiramo kugira ngo urebe ko ibintu byakunda. Umumanura, icyo bita nyota Kiswahili, ukongeramo umukunde, ukongeramo icyo bita umukurura, ubundi ukareba n'ikirogora kijyamo mu kwivuza muri izo ndwara, mu kwizinguza ku bajyanye abakobwa cyangwa abasore. Umusore ni umuntu utari washaka, umukobwa na ni umuntu utari washaka kandi urengeje imyaka yo gushaka. Uyu muti mubona ni umuti uhangana n'imyuka mibi. Kuri ba bantu bagira imyuka mibi yayindi zigatera abantu nijoro, ba bantu bakunda kurarana n'ibisimba, akarara mu marimbi, akarara inka zimwirukaho, rimwe na rimwe yaryama akaryamana n'ibisi, akaryamana n'amagini, akumva n'ibikanka by'abantu. Uyu muti uba mwiza kuri abo bantu. Urawufata ukawusekura, wamara kuwusekura ukajya uwucana mu nzu wongeyemo icyo bita ububani. Iyo myuka uko yaba imeze kose iratumuka mu nzu yanyu hakera. Hariho n'abantu bakunda nko kujya mu mazu runaka, ariko bitewe n'ibyo abantu nyine bafite ibintu byinshi bakora bitandukanye mu buzima. Ushobora kujya mu nzu ivuyemo nk'umuntu warogaga, waterekeraga, iyo myuka igasigara nko muri iyo nzu, wayijyamo ikabanduza. Uyu muti rero uba mwiza uwukoresheje amababi yawo n'ikirogora n'akamaramahano ugatera muri iyo nzu. Bantu bacu rero dukunda cyane, channel iwacu Bikora Biti TV ni channel iba mu Rwanda mu buzima busanzwe, ariko hirya no hino mu bihugu bitandukanye dutemberayo kugira ngo turebe aho isi igeze mu bijyanye n'ibimera, mu buzima busanzwe, mu ikoranabuhanga. Ese bimeze gute, uko tuzadushobozwa tubagezaho buri kimwe, uburyo byagenda gute twakwivuza, twakivura dukoresheje ibimera by'iwacu,
nk'uko abahindi babikora, bakoresha ibimera by'iwabo. Abashinwa cyane cyane nabo babikoresha ibimera by'iwabo, ni gakondo. Wajya Central Africa, wajya Amerikani, wajya mbese Afurika yose, hari ibiganiro ukunda kunyuraho, cyangwa iyo haba egisipo y'abanye Egibuti, bakunda kubikoresha nk'ibirungo, ariko ni imiti, kuko abantu benshi tuganira n'abahindi, mbese ngo ibiryo byabo biba bimeze nk'ubusenda, ariko havangiyemo ibintu byinshi kugira ngo bikingire indwara banivuze. Ndabakunda cyane rero, channel yacu Bikora Bite TV izajya ibagezaho buri kantu kose, haba ari umuti uturutse, yaba ari iki, yaba ari ibiganiro mushaka, nzatuganira buri kantu kose. Nzagerageza turebe ko twafashanya, twamenya aho tuva n'aho tujya, kugira ngo turebe ko twagera aho tugera. Imana ni nziza rero ibihe byose. Icya mbere ni ugusenga, icya kabiri ukivuza, gukora bikaba ngombwa, udakora ntakarye, kandi ubuze umubyizi muwe ubwo aba yibuze. Murakoze cyane, Imana ibarinde.